Yesu nashimwe cyane, Yesu nahabwa icyubahiro. Reka dutangire n'ijambo riri muri mwitangiriro igice cya 17 turahera ku murongo wa mbere. Haravuga ngo Aburahamu amaze imyaka 99 avutse, Uwiteka aramubonekera aramubwira ati ni njye Imana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose, nanjye ndasezerana nawe isezerano ryanjye nawe nzakugwiza cyane. Imana ishimwe cyane. Kwa uri gatatu Aburahamu arunama iramubwira iti dore isezerano ryanjye ubwanjye ndariguhaye, nawe uzaba sekuruza w'amahanga menshi. Imana ishimwe cyane. Ni ijambo ry'Imana rikomeye cyane tujye kura muri iki gitondo, muri ya gahunda yacu tubyuka tuganira n'Imana, duhura na Yesu. Imana ishimwe, tumubwira uko ijoro ryagenze, tumubwira ngo abane natwe uwo munsi, tuzi ibirangiye ntituzi ibiri imbere, ariko datari areba kure kuruta uko tuhareba, aza gushyiraho inzira kuko aruturusha areba kure cyane. Hanyuma rero iri jambo rirakomeye cyane. Uyu munsi turimo turareba ku ijambo rivuga ngo kugendera imbere y'Imana. Amen. Kugendera imbere y'Imana, kugendera imbere ya Data, kugendera imbere y'ishobora byose. Turebye rero ijambo ry'Imana riri kuvuga ku mugabo Aburahamu muraza umuhamagaro wiwe, yahamagawe ari mu gihugu cyiwe. Imana yamubwira ngo va mu gihugu cyawe ujye mu gihugu nzakwereka. Va mu gihugu cyawe ujye mu gihugu nzakwereka, ujye mu gihugu nzakwereka. So rero byari bigoye cyane kuva mu gihugu akemera kujya mu gihugu Imana imwereka. N'iki Imana imwereka ntabwo ari uzakiyereka, n'iki Imana imwereka. Dusomye rero ageze ahantu Imana iramubwira ngo Aburahamu ngo yarageze imyaka 90 avutse. Imana yamubwira ngo Aburahamu reka nkusabe ikintu. Haleluya, reka ngusabe ikintu. Imana ishimwe cyane. Nyuma yuko isi iguye mu kaga gakomeye ko gukora icyaha, Adamu na Eva bagakora icyaha, Imana yagendanye n'ubwoko bwayo. Twigeze tubabwira umugambi Imana yari ifite ku muntu, ni rya sezerano rikomeye cyane. Imana yarihaye urubyaro rwa Eva, ku rubyaro rwe ruzamena Satani, ruzakomeretsa Satani umutwe. So rero Imana yakomeje igendana n'abantu. Seti aravuka. Seti amaze kuvuka mu gisekuruza cya Seti, kuko Kayini na Beri, Kayini yaramaze kwica Beri, hanyuma Seti aza kuvuka mu gisekuruza cyiwe. Haza kuboneka rero abagabo b'intwari ba Enoke bimwe badapfuye, n'abandi abantu benshi cyane. Noneho niho havutse Aburahamu, kuko ni igisekuruza cya Nowa. So Aburahamu rero aza kuvuka, Imana imusanga mu gihugu cye. Ndimo ndihuta cyane. Iramubwira ngo uva muri iki gihugu nzakwereka igihugu. Mbega kumvira gutangaje. Ntabwo cyari ikintu cyoroshye ubishyize mu by'iki gihe, ntabwo byaba ari ibintu byoroshye, kuko iki gihe ho wabazwa mbwira ati nshyirira muri Google Map ni heye mbanze nguguringe, urashaka ko njya mu kihe gihugu? Ubu ho wabanza kubwira Imana ati reka turebe ture kuri map, ko mpagurukeje nshyira muri Google Map umbwira igihugu ninda kujyamo. Nize nawe utarize, ariko ushyira muri Google Map umugani ukaguguringa ukavuga ati nahanga. Ariko Imana ngo imubwire Aburahamu ngo kwizera kwiwe kwamuhanirijwe no gukiranuka. Hanyuma yizera Imana ngahaguruka atazi yagiye, gusa yari afite imyizerere itangaje cyane, ngo yizeraga ibintu bihari ko bihari, cyangwa se ibidahari ko bihari, bitakiringirwa kuri yo byari byo kwiringirwa. Imana ishimwe cyane. Ngo niyo mpamvu yatanze umwana, yemeye gutanga Isaka ngo amutambe, ngo kuko yizeraga yuko Imana yamumukurira no mu bapfuye. Yari afite kwizera pe. Ni umwe mu basekuruza cyangwa se sekuru wabizera. Imana ishimwe cyane. Hano rero Imana yamubwira ati ngusaba ikintu kimwe rwose. Ni nko kumubwira ati ngo wagurukirije muri Uri y'Abakaludaya, nkuvanye muri Uri y'Abakaludaya, ndimo ndakujyana mu gihugu nkwemerera kuzabamo, ndetse n'umuryango wawe n'ubwoko bwawe nzabahindura ubwoko bukomeye. Aha mbibutse yuko umugambi ukomeye urimo ari ugutegura umuntu uzaza gucungura isi. Hanyuma rero hari ubwoko bwagombaga kugendana iryo sezerano, harimo n'abazavuka kuri Aburahamu nk'uko Imana yabigambiriye. Imana ishimwe. Ni Imana isoza amasezerano, igira umugambi, igira gahunda. Yesu Imana yacu igira gahunda, igira umugambi, ibintu byayo bigira gahunda.
hanyuma rero yaramubwira ati rero muri urwo rugendo tugiye kugendana Aburahamu, reka ngusaba ikintu gikomeye, ujye ugendera imbere yanjye, ntuzajye gutura inyuma yanjye, iruhande rwanjye, iburyo bwanjye, ibumoso bwanjye, oya, ujye ugendera imbere yanjye, imbere yawe. Muri ibyaremye ngo imbere yawe Mana niho mbonera amahoro, ibyara imisozi bihinduka amataba, nkagubwa neza nkaguhimbaza Mukiza. Imana ishimwe, imbere y'Uwiteka niho tubonera amahoro, imbere ye ni mu bwiza bw'Imana, imbere ni mu bwiza bw'Imana, mu isura y'Imana cyangwa muri face y'Imana, imbere ye ni mu migisha y'Imana, imbere ye ni mu gusenga, imbere ye ni mu kuyegera, imbere y'Imana ni mu kubana nayo, imbere y'Imana ni mu ijambo ryayo, imbere y'Imana ni mu gushyira ivi hasi, imbere y'Imana ni mu kubahana, imbere y'Imana ni mu kwirinda icyaha, imbere y'Imana imbere yayo hari imigisha, imbere yayo hari amahoro, imbere yayo hari umutekano, imbere hari protection, imbere y'Imana mbese aravuga ati aho ngaho niho ibintu byose biri, nta handi, ntuzirirwe wikora, wowe iga kugendera imbere yanjye. Irangije iramubwira ngo kandi utungane rwose, kuko umuntu utuye muri presence y'Imana, umuntu utuye mu bwiza bwayo, imbere yayo hari ibintu agomba gutandukanya, hari ibintu agomba gukuraho. Ntago presence y'Imana wayibamo n'ibyaha ushaka, ntago wayibanamo n'ibibazo byawe. Donc bisaba ngo imbere y'Imana ubutuje, ubutunganye, kandi kwezwa mu ngeso zawe za buri munsi, kuko Imana ni yera, n'abayisenga bagomba kwera, n'abazi imbere yayo bagomba kwera. Imana ni Imana ishobora byose, kandi ni Imana yo kwiringirwa. Avuga ati Aburahamu, ujye ugendera imbere yanjye. Haleluya. Reka nkubwire muri iki gitondo cyiza cy'umugisha, ujye ugendera imbere y'Imana, ujye ugendera imbere y'Imana, kuko aramubwira ati nugendera imbere yanjye, ku murongo wa 2 ngo nanjye ndasezerana nawe, isezerano ryanjye nawe nzakugwiza. Kuko murabizi ikibazo Aburahamu yari afite, Aburahamu ntabwo yabyaye. Ahangaha tugeze nyine ntago yabyaye, kuko nyuma yaje kubyara Isaka ndetse na Ishimayeli wavutse mu buryo bw'umwanzi, niko navuga, umwana utari w'isezerano, murabizi ibibazo yateje. Hanyuma rero Aburahamu yari aho ngaho yarabuze umwana, afite ikintu gikomeye cyane. Mu myaka 90 nta mwana, umugore we yaracuze, kuko ikomeje gato muri kice cya 17 Imana imusezeranya ko igiye kumuha umwana. Hanyuma ngo Aburahamu biramutangaza cyane, aravuga ati ndashaje, ubwo se byava hehe? Imana imubwira ikintu gikomeye cyane, kandi gikomeye cyane. Aramubwira ati Aburahamu, kuri wowe niho nzakura umwana, kandi umwaka utaha nk'iki gihe nzakugarukaho ufite umwana. Aburahamu ngo bimutangaze, Imana iramubwira ngo rega nicyo gihe cyanjye nashyizeho. Imana ishimwe cyane, ntabwo ari ibibazo ufite bitangaje, ni igihe Imana yashyizeho. Mu gihe Imana yashyizeho izakugarukaho ibibazo birangire. Wicika intege, wikiheba, wikiganyira. Mu gihe data yashyizeho, Aburahamu Imana yaramubwiye ngo ni igihe cyanjye nashyizeho, ntabwo ari ikibazo cy'imyaka umaze, ntabwo ari ikibazo cy'ibibazo ufite, ni ikibazo cy'igihe cy'Imana yashyizeho. Ko yaramubwiye ngo dore isezerano ryanjye ubwanjye ndariguhaye, nawe uzaba sekuruza w'amahanga menshi, kandi ntuzitwa ukunda Aburahamu, ahubwo wiswa Aburahamu. Iyo watinze n'imbere y'Uwiteka, iyo ugendera imbere y'Imana inahindura n'amazina, nayo wari ufite ikayahindura. Imana ishimwe cyane. Imana imuhindurira izina. Hanyuma irangije amubwira ngo kandi nzakororotsa cyane, nzatuma amahanga agukomokaho, n'abami bazagukomokaho, kandi nzakomeza isezerano ryanjye nawe n'urubyaro rwanjye n'urubyaro rwawe ruzagukurikiraho rigeze ibihe byose, ribe isezerano rihoraho, kugira ngo nkubere Imana wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho, kandi wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho nzabaha iki gihugu cy'ubusuhuke bwa igihugu cy'i Kanani kuba gakondo y'iteka, nanjye nzaba Imana yanyu. Haleluya. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ihabwa icyubahiro, kubera yuko Imana yari isabye ikintu gikomeye Aburahamu. Yaravuga ati Aburahamu, reka ngo sabe, nta nubwo hari icyo twita droit na devoir, ntabwo ari droit ni devoir, donc ntabwo ari ubushake, ni ngombwa. Ugendera imbere yanjye, nimba ushaka ko ugendera imbere yanjye, nta kintu kitagira condition. Nimba ushaka, kuko aravuze ngo nanjye ndasezerana isezerano ryanjye nawe nzakugwiza cyane. Ufite ikibazo, kandi nanjye ndagushakaho kuba sekuruza w'amahanga.
ufite ikibazo cyo kutabyaye nanjye ndagushaka ko uva sekuruza w'amahanga ntiwaba sekuruza w'amahanga utarabyaye. Imana ishimwe cyane. Imana nikubwira ko izakugira neza wijya muri detaye ntizaza niyo neza idakemuye na bya bindi byaguteshaga umutwe. Hari ibintu bitatuma umugisha w'Imana ugenda ukora uko wagombaga gukora. Rero ibyo ntibiguhagarika umutima. Imana nikubwira ati nzaguha umugisha, izaguha umugisha. Ibyangiriza umugisha nibyo ikuraho mbere kugira ngo umugisha ugende neza. Imana yamuga ati nzakugira sekuruza w'amahanga, birahagije guhita amenya neza yuko niyo yaba ageze mu zabukuru azabyara, kubera yuko yari mu musezeranije biri biologique biri physique akazabyara kororoka. So rero bivuga ngo azabyara. Imana iramubwira iti nge nzaguha umugisha uzaba sekuruza w'amahanga. Hanyuma arangije aramubwira ngo nanjye nzamuha umugisha kandi nzaguha umwana w'umuhungu kuri wowe, nzamuha umugisha kandi azaba nyirakuruza w'amahanga. Ni yaririmo ibibwira Aburahamu imutuma kuri Sara. Aburahamu abwira Imana ati cyangwa Ishimayeli akabaho ari imbere yanjye. Imana iramusubiza iti ahubwo Sara umugore wawe niwe uzabyara umuhungu uzamwite Isaka nguhe n'izina rye, nanjye nzakomeza isezerano ryanjye nawe ngo ribe urubyaro ruzakurikiraho isezerano ritashira. Ibya Ishimayeli nabyo ibimubwiraho, ariko isezerano ryanjye nzarikomeza na Isaka uzabyarana na Sara mu gihe nk'iki cy'umwaka utaha, kuko ari cyo nashyizeho. Amen. Imana yakumenye itarakurema utarabura urusoro mu nda ya mama wawe. Hanyuma rero hari ibintu yagiye ishyiraho, nicyo gihe nashyizeho. Imana ishimwe cyane. Ndashimira Imana ko yishyiraho igihe. Imana ishimwe. Kandi igihe kigeze Imana yacu irakora. Ntago igirenze igihe yashyizeho, ntikererwa ntinazinduka. Ifite igihe cyagenwe. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu rero nabaha umugisha. Ndagira ngo mbabwire ngo iki gitondo wige kugendera imbere y'Imana. Imbere y'Imana twahavuze ni ukubana n'Imana, ni ukwegera Imana, ni ugusenga, ni ukuba mu ijambo, ni ukumedita, ni ukutindana nayo, ni ukuyiba hafi, ni ugukorana nayo, ni ukugendana nayo mu nzira zawe zose. Aho ugiye ukayigisha inama, umwuka w'Imana akakomaho, Kristo akaba mu buzima bwawe. Hanyuma rero nayo ikagirana isezerano nawe. Ndashimira Yesu watugize umwe, kandi ndashimira Yesu duha isezerano rye. Imana ishimwe cyane. Yesu naguha isezerano rye muri iki gitondo. Urabyibuha wumva, urashisha wumva. Imana ni guha isezerano ryayo muri iki gitondo. Imana ni kugarukeho, nimwongere musezerane bushya, niyongere guha isezerano, ariko wige kugendana nayo. Iki gitondo rero sabaho umugisha, kandi Imana ibishimire. Umwami Yesu agendane namwe, nimugubwe neza, turabakunda. Hanyuma ni muri ya gahunda yacu, ni muri cya kiganiro cyacu Buri Gitondo Hamwe na Yesu. Shalom shalom.